Mwiriwe neza, tugiye kugaruka ku kiganiro kigufi cyane, ikiganiro kigufi cyane kivuga kuri Spinoza. Buri kintu cyose yagiye avugaho ni nkaho gisamarayizinga ibindi byose, icyo wafata cyose gisamarayizinga byose. Ufashe ku muntu bisamarayizinga filozofi, ufashe ku mana bisamarayizinga filozofi. Reka ariko twivugire gake ku muntu umwumvise bwa mbere cyangwa utubonye bwa mbere. Baruch de Spinoza ntabwo tugiye kuvuga ku buzima bwe, ariko yashakaga kwanketa. Yanditse igitabo cyitwa TTP cyangwa Traité théologico politique, Traité théologico politique. Ariko si imisozi y'inyuma iriya murimo kuyibona neza, reka tugire gutya nyuma. Ikirere imvura imaze kugwa, hasa nkaho hijimye, ariko nanone imisozi imeze neza. Traité théologico politique acyandika yarafite inshingano nk'enye yashaka gukora: gutandukanya foi na raison, gutandukanya ubwenge nibyo bite kwizera, faith and reason, kubitandukanya. Nanone gutandukanya l'état et l'église, church and the state, kubitandukanya. Nanone gutandukanya theology na philosophie, kugira ibyo bintu bibe free. Ni ukuvuga, niba uvuze gutandukanya raison na foi, ni ukuvuga ngo umuntu abe ashobora gutekereza ibijyanye n'Imana, abe mukuri, atiriwe avuga ngo ni ngombwa ko mpuza n'abizera cyangwa njya kubabaza. Nanone gutandukanya state cyangwa leta et l'église, kumenya uti ntago power yose ku bantu yagombye kuba ifitwe na churches cyangwa na church, ahubwo state cyangwa leta ibifite gahunda, yagombye kugira gahunda yo kumanaginga abantu bayo. Nanone gutandukanya theology na philosophie, ni ukuvuga kumenya uti ubwenge, philosophie ishobora kuba independent, ntigomye bashaka kugira slave cyangwa umucakara wa theology. Noneho uriya Spinoza yagenje ati, Spinoza hari ikintu yanditse muri TTP avuga ase Moïse yakandika te muri Deuteronome, muri chapitre ya nyuma ivugurura amategeko, yakandika te muri bya bitabo bya nyuma byose yanditse, yakandika te muri Deuteronome muri chapitre ya nyuma description y'urupfu rwe. Ese kuki yakomeje yandika n'ubundi akandika urupfu rwe, uko byagenze, ukuntu Imana yamwishe ikamuhamba, ibintu nk'ibyo? Atse kuki nanone banditse ngo hari abo yanditse akavuga ati, nta hantu, nta wundi muhanuzi nka Mose wigeze uboneka muri Isirayeli. Ese ibyo bintu byabaho? Mose yabyandika koko ubwe? Iyo komparezo yashoboka? Ntabwo yagombye rero kubyandika ubwe, ni ibintu byakozwe nyuma ye. Urumva, ni ibintu byakozwe nyuma ye, ariko autorité yose barayimugarurira, barayimuha. Nanone turebe muri Genesis cyangwa Genèse cyangwa igitabo cy'itangiriro cyangwa intangiriro, bitewe nuko babyita muri Bibiliya. Genèse 36:31, Genesis 36:31 havuga ngo Mose yanditse ati, dore abami bimye ingoma muri Edomu, Isirayeli itaragira umwami. Urumva icyo kintu? Mu gitabo cy'itangiriro ibintu byose bitangira bavuze kuri Adamu na Eva n'iki byose. Noneho ngo Mose aza kwandika ati, dore abami bimye ingoma muri Edomu, Isirayeli itaragira umwami. Yaje kubwirwa n'iki ko Isirayeli yaje kuba Isirayeli nyine? Ko Isirayeli izabaho yabayeho nyuma ye, nyuma ya Mose, nk'igihugu. Ariko iyo komparezo iza kugira atangire atekereza ati Isirayeli itaragira umwami, ni nkaho aba afata ati abami ba Isirayeli arabazi. Iyo komparezo yabayeho kuko azi abami ba Isirayeli, kandi abami ba Isirayeli baje nyuma cyane.
kuba rero Mose yarabyanditse ni uko ari fraude, ntabwo ari byo, ntabwo ibyo bintu ari byo. Murakoze cyane, tuba tubabwira kuri filozofi ya Spinoza.